reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ndabasubije kandi mbahaye ikaze mwe mwakize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Itegeko nimero 71 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurengera umwana ndetse n'ibihano bijyanye nabyo, ingingo ya 28 ihana umuntu hoza umwana ku nkeke cyangwa umuha ibihano biremereye. Ritegeka ko bitabangamiye ibihano birushijeho gukomera biteganywa n'andi mategeko, umuntu wese woza umwana ku nkeke cyangwa umuha ibihano biremereye cyangwa bitesha agaciro harimo n'ibyo ku mubiri abakoze icyaha. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bijyanye n'uburenganzira bw'abana, ariko twibanda ku ihohoterwa ribakorerwa muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona. Turaza kumva ubuhamya bw'umwana w'umusore ukorerwa ihohoterwa na nyina umubyara. Turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, atubwira icyo bakora ngo bafashe abana bakorerwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Abana nibo Rwanda rw'ejo kuko aribo bavamo abayobozi, abakozi bo mu nzego za leta n'izikorera, ab'imiryango itari ya leta ndetse n'abaturage b'ejo hazaza b'igihugu. Kugira ngo abo bana bazagere muri izo nzego bashobore kuzigiramo akamaro kandi b'abaturage beza bakunda igihugu bakacyitangira ngo gitekane kandi gitere imbere, ni ngombwa ko barengerwa bakabungabungwa hakiri kare kugira ngo hatagira ikibahungabanya mu mikurire yabo, byaba mu mitekerereze, ku mubiri cyangwa bakaba bavutswe uburenganzira bwabo. Ndikumana Thierry ni izina ryahawe umwana w'imyaka 14 y'amavuko utarifuje ko amazina ye nyakuri amenyekana kubw'umutekano we. Atuye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Avuga ko yahohotewe na nyina umubyara mu buryo bw'umubiri ndetse no mu bitekerezo. Ni ihohoterwa ryabaye muri ibi bihe icyorezo cya COVID-19 giterwa na virusi ya corona, aho ababyeyi n'abana bari gusangira umwanya munini kuruta igihe babaga bari mu mashuri, nyuma y'aho ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitegetse ko isubukurwa ry'amasomo mu buryo bwa rusange ari muri Nzeri. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Nadukomeretse n'inkovu turazifite, njye na mushiki wanjye nawe arazifite inkovu, aho yamuteye ziri ku kaguru, aho yamuteye. Ndikumana Thierry izina ryaho umwana w'imyaka 14 y'amavuko, ubwo umutekano we umubonye ku maso arasa n'ukuze, nyamara avuga ko afite imyaka 14 y'amavuko, ahubwo ngo bishobora kuba bifitanye isano n'ubuzima yanyuzemo butamworoheye nyuma y'urupfu rwa se mu mwaka 2014. Umunsi umwe musaba ibikoresho by'ishuri, musaba ikaramu, arambwira ngo njye kwifata ku gituro cya data, uko wakunda kuvuga nibyo akunda kutubwira. Ndikumana avuga ko ihohoterwa akorerwa na nyina ryaje gufata intera y'umwaka ubwo mu kwezi kwa gatatu yavuye ku ishuri rya Kageyo asanzwe yigaho, we kimwe n'abandi banyeshuri bacumikirwa ubwo basubizwaga mu miryango yabo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 giterwa na coronavirus, nyuma y'aho umurwayi wa mbere yaramaze kugaragarira mu Rwanda. Kuguma mu rugo wabaye umwanya mwiza nanone mubi wo kubona amakosa ya nyina. We na mushiki we bavuga bagakubitwa ndetse bakanabwirwa amagambo akariye. Nyina akaza akadukubita gutyo, nyina aza n'undi mugabo mu rugo, ageze mu rugo n'injoro aransohora mu nzu, amaze kunsohora mu nzu magarara hanze, n'ubundi nge ndicece cyane ryamira hanze. Arongera arasohoka, araza akajya ntera amabuye ambwira ngo ngende. Afata imyenda yanjye yose arayisohora arayitwika. Yagurishije imirimo 3. Arangije kugurisha imirimo 3, amafaranga arayarya. Nubwo umubyeyi w'aba bana atemeye kuvugana n'itangazamakuru, Nzabamwita Tisiye, umukuru w'umudugudu wa Rwamuhuba uyu muryango utuyemo,
nawe avuga ko ihohoterwa rikorerwa aba bana rizi ndetse agahamya ko nyina atababereye umubyeyi mwiza. Akabakubita cyane ku buryo atari uburyo umubyeyi ahana, ariko kuko yigeze no kujya abakomereza. Mbese ibintu byo by'ihohoterwa yabakoreraga byo n'abaturage kuko barabyemeye, tubikorera n'inyandiko. Zimwe mu mpamvu zagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe na Migeprof mu mwaka ushize wa 2019 nk'iziza ku isonga mu bitera ihohoterwa harimo ubuharike, umuco, kutakira impinduka kuko hari amategeko amwe yagiye ahinduka. Ikindi ni ukutumva neza amahame y'uburinganire n'iterambere ndetse n'izungura, aho abantu bicanaga bapfa ubutaka. Cyakora Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Migeprof inemeza ko muri ibi bihe bya gahunda ya guma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 umubare w'ingo zagaragayemo ihohoterwa wagabanutse, kuko habonetse ingo 18 gusa mu kwezi kwa kane, mu gihe muri Gashyantare zari ingo 186. Nge Ndishimwe Honore mu karere ka Gicumbi ku bw'ikiganiro ejo. Turamushimiye umwana w'imyaka 14 umaze kudusangiza ubuhamya bwe bw'uko umubyeyi wamukorera ihohoterwa. Bimwe mu bikorwa yavuze ko umubyeyi wamukorera birimo kumuraza hanze, kumubwira amagambo amukomeretsa ndetse no kumukubita ataretse mushiki we. Mwiyumviye ko n'ubuyobozi bw'aho uyu muryango utuye nabwo bushimangira ko uyu mugore akorera abana bihohoterwa akaba atarababereye umubyeyi mwiza. Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza agiye kutugezaho bumwe mu butumwa mwamaze kumugezaho ku bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Nguhaye ikaze muri studio Christelle. Niko rakoze rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho none igaruka ku ihohoterwa rikorerwa abana muri ibi bihe bya virusi ya corona, aho turi kwibaza tutese mubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike burundu. Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 078 75 81 41. Iradukunda Maurice yagize ati hagakwiriye kuganirizwa ababyeyi bahohotera abana babo bagasobanurirwa uburenganzira bw'abana, kandi n'abana bakorerwa ihohoterwa bakegerwa by'umwihariko n'inzego z'ibanze. Noneho ku babyeyi baba barahuguwe ku bijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana bakongera bakaba bakurikiranwa n'amategeko. Mukantwari Denise avuga ko kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike habaho guhugurwa kw'ababyeyi ku burenganzira bw'umwana bakamenya n'amategeko abarengera kuko abenshi ntibabizi. Saverine avuga ko akenshi ihohoterwa rigera ku bana biturutse ku makimbirane y'ababyeyi. Dukomeza Sindi Kubwaho Theodore avuga ko icyambere ari ugukunda umwana wese ndetse yaba uwawe ukamugira inshuti mukajya muganira, aho wumva tumva neza ukamusobanurira ndetse ukamugira n'inama ku ngingo mwaganiriyeho, bityo bizakurinda guhohotera umwana. Bikorimana Ezekiel avuga ko abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye cyane. Abandi bana bakunze guhohoterwa ati ni abana b'imfubyi, aho usanga abantu babajyana ngo bagiye kubarira bakabahohotera kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Rero kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike ubwabo batinyuke bavuge ihohoterwa bakorerwa kuko usanga bakurana intimba ku mutima. Dukomeza Uwamahoro Theoneste yagize ati kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike hajya hategurwa amahugurwa ku babyeyi kuko ikibazo kiri mu myumvire, n'abana nabo bahabwa amahugurwa ku burenganzira bwabo. Uwimpuhwe Alphonse waravuga ko kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike inzego zitandukanye zakorera hamwe mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Abana nabo bagatozwa kwihesha agaciro, kwiyubaha, ikinyabupfura, guharanira kuzagira ejo hazaza heza ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Theogene wasanga hakabayeho gusobanurirwa ko ababyeyi by'uburenganzira bw'abana babo kuko usanga babakoresha imirimo ivunanye itari yo mu kigero cyabo, kuko ubundi abana bari mu biruhuko bagakwiriye kwitabwaho n'ababyeyi bakabafasha gusubiramo mu masomo yabo, naho abakorera abana ihohoterwa bakabihanirwa by'intangarugero. Ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko mwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza turakomeza tubwakire. Nicole wasubirana ijambo gakomeza n'ikiganiro. Arakoze cyane Christelle Wikeza umaze kutugezaho bumwe mu butumwa muri kutwoherereza bujyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Reka nkwibutse ko nawe uduteze amatwi ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro ukadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi. Tubwire, ese ubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda? Twandikira ubutumwa kuri telefone igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87
58 14 11. Wakoresha iyi nimero kandi ukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Mu mwaka wa 2018 hashyizweho itegeko rirengera abana. Muri iri tegeko, guhoza umwana ku nkeke bisobanurwa nko gukorera umwana igikorwa icyo ari cyo cyose gifite cyangwa gishobora gutera ingaruka ku buzima bwe, haba ku mubiri, ku mitekerereze cyangwa kimuvutsa uburenganzira bwe. Nawe ihohoterwa rikorerwa mu rugo bigasobanura ibihano byo ku mubiri, ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ivangura, guhutazwa ku mubiri cyangwa mu mitekerereze, kutitabwaho, gushakira inyungu ku mwana cyangwa kumutererana bikozwe n'umubyeyi, uwishingiye umwana cyangwa undi muntu uwo ari we wese umufiteho ububasha ahabwa n'amategeko. Ingingo ya 4 y'iri tegeko ivuga ko umwana afite uburenganzira ku mikurire iboneye. Buri mubyeyi afite inshingano zo kwita ku mwana kuva agisamwa kugira ngo agire imikurire iboneye. Nubwo hari amategeko yashyizweho yo kurengera abana, ariko haracyagaragara ihohoterwa rikorerwa abana, cyane cyane rishingiye ku bihano mbabazamubiri. Ndi kumwe na bagenzi banjye hano muri studio. Nguhaye ikaze muri studio Jaime. Urakoze cyane Nicole. Nguhaye ikaze muri studio nawe Wikeza Christella. Urakoze cyane. Reka tuganire dusangire ibitekerezo. Mumbwire, ese mubona ari iki gituma ihohoterwa rikorerwa abana rirushaho kwiyongera, cyane cyane muri iki gihe isi yose ihanganye n'icyorezo cya virusi ya corona? Urakoze cyane Nicole. Njye uko mbyumva mbona hari imiryango imwe n'imwe muri ino minsi yagiye ihura n'ubukene, kuko virusi ya corona ni icyorezo cyagwirira isi gitunguranye. Imiryango yamara guhura n'ubukene rero, umwana yagira icyo akenera ntakibone. Tuvuge cyane ku bana b'abakobwa, akajya hirya ku musore runaka. Hari abasore bafite imico mibi, kugira ngo yumve ko ari icyo agomba kumukamusaba ngo tubanze turyamane, kwa kumusambanya aramuhohoteye. Ugasanga rimwe na rimwe ihohoterwa riri guturuka ku miryango ubukene bufite. Impamvu ya kabiri, abana bari kwiranwa n'ababyeyi babo mu rugo. Umwana tuvuge niba asiteye ku isahani ikameneka, mama we cyangwa papa aramukubita urushyi. Umwana niba bamutumye kuvoma amazi kubera ko muri no mitsi batari kujya ku ishuri agatindayo, baramukubita urushyi. Ugasanga arya hohoterwa riri kwiyongera. Ababyeyi bamwe namwe ntibumve ko babana bagomba kugira umwanya wo kwiga, akumva ko ari umwanya wo kwirirwa akora mu rugo. Yego, Jean ati biterwa n'ubukene buri mu miryango, ariko nanone bikaba binaterwa n'uko abana bafite umwanya munini bari mu rugo. Ese Christella, nawe tubwire, wowe ubona biterwa n'iki? Jewe ndagaruka ku myumvire y'ababyeyi. Hari ababyeyi bumva ko mu gihe abana bari muri kino kiruhuko kirekire bumva ko ari ugukora gusa, kandi tuzi ko muri iki gihe abana bagomba no gusubiramo amasomo. Rero ugasanga ntihandi umubyeyi avuga ati wirwa wicaye iki, ati kora akazi ko mu rugo mu gihe amashuri atari gukora. Rero ugasanga niho ryahohoterwa rizamukiyeho kugira ngo ukosore umwana, ugasanga umuhanishije inkoni. Kandi guhanisha umwana inkoni ushobora kumuganza ukavuga ati iki ntigikwiriye, kusohoka gutya mukaganira. Ugasanga umujinya w'ababyeyi arakubita umwana, kandi wenda umwana ari namutoye. Noneho mu gihe tukirimo no kuganira, ndifuza ko munambwira, ese mubona ari iki cyakorwa, haba ku rwego rw'umuryango ndetse no ku rwego rw'ubuyobozi? Hakorwa iki noneho kugira ngo iri hohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda? Urakoze cyane Nicole. Icyo mbona mbere na mbere gikwiye gukorwa ku rwego rw'umuryango, umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo inkoni ivuna igufa ntabwo ivuna ingeso. Umubyeyi agomba kumva ko igihe tugezemo, niba umwana akosheje, uburyo bwa mbere bwo kumukebura ni ukumuganiriza. Nibwo butuma umwana gukurana uburere bwiza n'ubupfura bwiza, kuko numukubita hari igihe uzamukubita nabo ukamukomeretsa. Najya kukurega mu nzego zifite mu nshingano uzafungwa. Umwana agira uburere bubi, nawe ubeho mu buzima bwe bwo muri gereza utari witeze. Icyambere kigomba kubaho ni ibiganiro, kandi n'ababyeyi bakumva ko nta mwana udakosa, kandi yakosheje arakosorwa mu buryo bwiza. Icya kabiri, ku rwego rw'ubuyobozi kigomba gukorwa nuko amategeko arengera umwana agomba gukazwa. Uwahohoteye umwana mu buryo ubwo ari bwo bwose agahanwa by'intangarugero. Yego, urakoze cyane Jean. Tubwire nawe Christella. Ngiye icyo mbona cyakorwa kugira ngo ihohoterwa rigabanyuke, nuko ababyeyi, hari n'ababyeyi badasobanukiwe, nabo bakabareba bakabigisha, kuko iki ni cyo gihe cyo ko noneho mu gihe babona umwanya wo kuba bari kumwe n'abana babo, babone n'igihe cyo kubabwira ati noneho mu gihe muri kumwe uburenganzira bw'umwana n'ubu ngubu nabyo biri mu byagabanya ihohoterwa. Barakoze bagenzi banjye, nabo badufashije kumva neza iri hohoterwa rikorerwa abana, ndetse bakanatanga n'inyunganizi ku bijyanye n'iki kiganiro turimo. Namwe muduteze amatwi rero, mwadusangiza ibitekerezo byanyu. Nimutwandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Mwakoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp.
mudusange no ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Shuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, mu gukomeza n'ikiganiro cya none twaganiriye na Evariste Murwanashyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu izwi nka CRADO, akaba n'umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu. Avuga ko zimwe mu mpamvu ihohoterwa rikorerwa abana ryiyongereye muri iyi minsi ari uko abana bari mu ngo zabo, bityo ababahohotera bakaba bababonera hafi. Yasabye ababyeyi kuba hafi y'abana babo muri iki gihe, babarinda ababahohotera no kubakoresha imirimo ivunanye, ahubwo bakabafasha gusubiramo mu masomo. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Jean Aime Muhawe nayo. Muri iki gihe abana bari mu rugo ntabwo bafite controle 100% bitewe n'uko babaga bari ku ishuri, wenda bafite animateur uri kubakurikirana, bafite préfet des études, noneho byumvikane ko n'abahohotera abana bararekereje kugira ngo babe bahohotera abana. Biri kugaragara nko mu buryo nka bubiri, hari gusambanya abana, hari no guha abana ibihano Mbabazamubiri, kubera ko bari kumwe n'ababyeyi babo, agakosa umwana akoze kose umubyeyi arakabona agasanga aramuhutaje muri bwa buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuva virusi ya corona yagera mu Rwanda na gahunda yo guma mu rugo igatangira, mumaze kwakira ibirego bingana iki? Ngiye maze kwakira ibirego 24, harimo ibyo gusambanya abana, harimo n'ibyo ngibyo navuze bibabaza umubiri. Ibyo birego mwakira aba bana mubafasha mute? Twebwe hano dufasha mu buryo nka butatu. Mbere no buvugizi, niba ari ikibazo tubona gikeneye ubuvugizi mu nzego za leta turabukora, niba ari ikibazo gikeneye kutuganiriza ababyeyi tukabaganiriza, aba ari ikibazo gisaba ko kijya mu bugenzacyaha aho dukorana na RIB n'izindi nzego z'umutekano tukoriyanta abo bana cyangwa tukabafasha gutanga ibirego. Ikindi nuko yari ikirego cyagiye mu rukiko dutanga abanyamategeko bo kunganira abana kugira ngo babe babasha kubona indishyi igihe wenda urubanza rwarangiye, cyangwa babe babasha no kuburana neza, kuko akenshi na kenshi abana ntabwo bemerewe kujya mu rubanza. Aba banyamategeko mutanga ni ndubishyura? Ni twebwe tubishyura. Gahunda yaguma mu rugo cyane ku bana iracyakomeje kubera ko bazasubira mu mashuri muri nzeri, dore cyane ko haba higanjemo abakiga. Murabona hakorwa iki kugira ngo ihohoterwa ribe ryagabanuka cyangwa ricike burundu mu Rwanda? Ababyeyi bagomba kuba hafi abana. Uyu ni umwanya mwiza wo kuba ababyeyi baba hafi y'abana babo, kubagira inama, kubasobanurira uko bagomba kwitwara, kubabwira uko hanze hashobora kuba haba habi baramutse batitwaye neza, ndetse bari no kwigira ku ikoranabuhanga, kandi tuzi yuko buriya hari ibyaha byinshi bikorerwa kuri internet. Ari nayo mpamvu leta mu kwezi kwa gatandatu 2019 yashyizeho politike yo kurwanya ibyaha bishobora gukorerwa ku ikoranabuhanga bikorewe umwana. Rero ababyeyi bagomba gufasha abana kwigira ku ikoranabuhanga, bakabatoza kuryigiraho neza, bakirinda kuba bajya ku ma Facebook cyangwa n'ahandi hantu bahura n'abashobora kubangiza. Icyo ni icyambere. Cya kabiri nuko abana nabo ubwabo buriya nabo tubasaba yuko bagomba kwitwara neza, bakumvira ababyeyi, bakaba hafi y'ababyeyi babo, bakabagisha inama. Dusoza muragira nama cy'abakunzi b'ikiganiro Ejo n'abahotera abana muri rusange kugira ngo babe bakwisubiraho? Abakunzi b'ikiganiro bo no kubakangurira kurengera umwana. Kurengera umwana buriya ntabwo ari inshingano z'umubyeyi wamubyaye gusa, umwana no w'igihugu. Buri muntu wese rero uri kubasha gukurikirana iki kiganiro yakumva yuko kurengera umwana ari inshingano ziwe. Igihe abonye umwana uri guhohoterwa cyangwa ushobora kuba yajya mu nzira zo guhohoterwa, akaba yamugira inama cyangwa akamufasha kwirinda wa muntu ushobora gushaka kumugusha. Abahohotera abana nk'uko nari mbivuze bo bagomba kurya bari menge, kuko ubu ngubu inzego ziri maso, natwe turi maso, tugiye kurushaho gushyira ingufu kurenza uko twazishyiraga mu bihe byashize. Ndetse tukanasaba n'ababyeyi nabo buriya yuko bagomba kwirinda guhohotera abana, wenda bitwaje ubukungu bwaragabanutse, bakirinda kubajyana mu mirimo ivuna. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Turamushimiye cyane Jean Aime Muhawe nayo ku kiganiro kizagiranye na Evariste Murwanashyaka, aho yagarutse ku bufasha baha ababagana, bagakorera abana ubuvugizi ndetse bakanabaha abanyamategeko babafasha mu gihe cy'imanza. Shuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, mwiyumviye ko guharanira uburenganzira bw'abana bidakorwa n'ababyeyi gusa, ahubwo ari inshingano za buri wese kwita no kurengera ku mwana ndetse no kumuyobora mu nzira nziza mu gihe abona ko umwana ari kugana mu kintu cyangwa wamukorera ihohoterwa. Reka noneho dufate umwanya muto twumva indirimbo yitwa Umwana n'Umutware, turagaruka dukomeza n'ikiganiro. Umwana mwana we naramubohonye ndamutangarira, yarandehebye ndamwunamira, ansekeye ndamuterura ndamudabagiza. Umwana mwana we yaransabye sinamwima,
usanga ari umuntu wo gukorera, ari umuntu wo kubaha. Umwana we nasanze koko ari umutware, boza ibirenge bagasiga amavuta, bagasokoza umusatsi. Kibondo musiranenge uri mwiza uratuje, urakeye marayika umutima uzira urubobi, igisekera mwanzi kizirico, umuziranenge uranga umuco, umujyambere uhanzwe umucyo, kundura bikwiye ukomatanyije ingabire, reka ngaramba kuririmbire kibuza nkuvuga imyato, umuto uje imbuto teta gikundiro cy'abakuzi, tambuka gitwara utarame gitore, horana hituze kandi ukundwa iteka, maze shenge Kibondo mvuze ibyawe byaba imvaho, horana amahoro uzira amahano, horana amahahu uzira amahane, mutware kurujyajuru bakubahe, nta wambaye ikamba atarakambakambye. Nasanze umwana ari umwami, ufite umutima wera, umwami uhagwagahaga, umwami ufite ubuntu uhorakeye, ariko yashavuzwa inkuba zigakubita imirabyo igahumya amaso, ibiyaga bikibirindura. Arakoze umuhanzi François Xavier Ngarambe mu ndirimbo ye yise Umwana n'Umutware, akaba ari nayo itugejeje ku musozo w'ikiganiro cya none, aho twaganiraga ku ihohoterwa rikorerwa abana muri iki gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya virusi ya corona, ariko twibanda ku bihano mbabazamubiri bihabwa abana. Twumvise ubuhamya bw'umwana w'imyaka 14 ukorerwa ihohoterwa na nyina umubyara, ririmo gukubitwa ndetse no kubwirwa amagambo mabi. Twumvise kandi Evariste mu Rwanashyaka, umuyobozi ushinzwe guhuza gahunda z'imishinga y'impuzamiryango y'uburenganzira bwa muntu, ashimangira uruhare rwa buri muntu wese mu guharanira kurengera uburenganzira bw'abana. Nawe wari uduteze amatwi muri iki kiganiro cy'uyu munsi, udusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho uyu munsi. Ese ubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana rishire mu muryango nyarwanda? Mutwandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo 0728 0282 32 cyangwa kuri 0787 58 14 11. Mwakoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mudusange no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese twabanye mu kiganiro Ejo cy'uyu munsi, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro. Mbibutse ko iki kiganiro mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika buri gihe mu masaha nk'aya, gihagarariwe na Roger Nigena. Nitwa Nicole Giraneza, ndabashimiye. Ruri mu muryango Ejo nyiramubande z'urubyiruko kuri radio ukunda, kuri radio ukunda, ejo hatubereye, duharanire kubaka amahoro arambye, turwanye ihohoterwa ndetse n'andi makimbirane, duharanire kwikemurira ibibazo duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye. Ejo